Imana izabidufashemo. izabidufashamo cyane. None se ubona ari njye nawe uwahenze undi arinde? Njye naraguhenze. Oya ari njye waguhenze. Naraguhenze cyane ni ukuri. Icyaguha byibuze umunsi umwe ukareba ubwiza wambaye. Uri igisobanuro cyiza cy'umuntu mwiza. Ni ukuri usa neza, uhora uhumura, imisatsi myiza, kandi rwose ubusembwa ufite njye nta nubwo mbubona nk'ubusembwa kuko bwatumye njye mpura nawe. Ni ukuri mbibonamo nka karite, kandi rwose ntibikakubangamiye, ntibikagutera ipfunwe na gato. Sibyo? Aho uzajya wumva unaniwe mu mutima jya umenya ko mpakubereye mpari. Urakoze. Bakunzi ba filime yacu ndetse n'abakunzi ba filime nyarwanda muri rusange, ndongeye mbahaye ikaze mbabwira ngo uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo ni ibyishimo gusa ku bakunzi ba filime yacu yiswe Unsane. Filime nziza cyane irimo ubutumwa, filime ifite inyigisho ikomeye cyane. Guys, abantu benshi bakomeje kwibaza ati ese Alice back again, kwa kudutinza iki ni kimuhumure. Filime ku munsi wa none iri buze kubagiraho filime yiswe Unsane. Gusa byo ari ikintu tugiye kuba twagarukaho hagati ya Cedric ndetse na Shalom. Cedric na Shalom nibo bantu ba mbere mu filime tugiye kuba twatokingaho cyane, ariko twibuke no kuri Alice kuko niwe bose bashamikiye, kuko nakubwira ku bijyanye n'uyu musore wacu twavuga ko agifite cya kintu cyo kuvuga ati disability is ability. No, disability is not ability. Kubera iki abenshi bakunda kwibaza iki kibazo kuba Alice yaranzwe n'uyu musore. Twarabibonye ko yamwanze amuziza kuba umukobwa afite ubumuga, abana n'ubumuga bwo kutabona. Iki si ikibazo, ahubwo ikibazo ni wowe ubwite. Ese nyuma y'uko Shafi atandukanye na Alice abaye mu buhe buzima? Ese Shafi bimeze bite? Ndagira ngo Shafi nyuma y'uko ibi byose abikoze arimo kwicuza cyane, kuko uwo bari kumwe k'uyu munsi wa none arimo kumutota amubwira ati nsange watetse. Can imagine ako gasuzuguro ubundi twavuga ko ari we wakiteje, kuko yanze umukobwa mwiza bari bamaranye igihe kinini, ngashimye ihabara riri buze kumukorera ibyo yifuza byose rikamushimisha on the bed, ariko mu bundi buzima busanzwe rikamusuzugura. Burya akenshi na kenshi basi wenda tujye tugerageza twubahe abantu, kuko ikintu cya mbere abagabo bakunda respect, bakunda icyubahiro giturutse ku bantu bo ku ruhande. Abantu bo ku ruhande bakabona ko we umugore we umwitayeho, cyangwa we mubana umwitayeho. Burya nicyo kintu cya mbere, kwereka umuntu ko umwitayeho, wowe mubana ko umwubaha cyane, nubwo ataba cyane basi ukagerageza kumwubaha, kuryo n'abandi bantu babibona bakavuga ati, bakaba banagufatiraho urugero bakavuga ati cyaze nuza yubaha umugabo we cyangwa yubaha umugore we. Ntabwo bivuze ngo umugore ari we wubaha umugabo, bose ni magirane, kuko nta muntu umwe washatse umwe undi wenyine, bose bagiye basangana. Gusa byo icyo nakubwira cyo ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane. we nk'umukunzi wa filime nyarwanda, ukaba uri umukunzi wa filime yacu cyane yiswe Unsane, ndagira mubwire ngo I'm here to appreciate you, someone, every person will make sure subscribe on our YouTube channel, ndetse na buri umwe wese ukurikirana filime yacu kuva ku kadomo ka mbere kugeza ku kanyuma. nkubwira ngo filime yacu mw'abantu mwe mwitonde, mwarebye filime nyarwanda nyinshi cyane, ariko iyi ngiyi mwebwe ko aribwo muri kwireba, cyo rero mwitondere cyane iyi filime. Ndetse na filime yiswe Nkunda, izo filime zifite deep meaning, ijya kugimera nk'imwe, ariko nubwo bidahuje byose birimo, zose zirimo abakobwa bafite ubumuga, uretse ko ubumuga butandukanye, umwe n'ubw'amaguru, undi ikaba ari ubumuga bw'amaso. Aho ngaho nakubwira ko izo filime zose, niba ukunda filime zirimo ama emotion, ngurayike ko wazireba pe,
ntabwo uhejwe habe na gato kuko ziba zabakorewe ngo muzirebe izo filime zose. Gusa byo ari n'ubwa mbere ugeze hano ndagira mubwire ngo mujye mwitondera ikintu kimwe cyo kugenda kanze kubuta subscribe, ntabwo ugaragara nk'umunyamwuga pe, bigaragara ko harimo n'akantu k'ishari. Nicyo kintu nakubwira cyo, erega mw'iyi si ikintu kiba kiduhuza ni kimwe n'abagenzi bacu, kuba twafatanya kugira ngo tugerageze gukora ejo hazaza hacu heza, kubaka ubuzima burambye bwacu. Ntabwo kumva ko mugenzi wawe agusabye ubufasha ukabumwima wiyumvamo nk'intwari, jya wiyumvamo nk'ikigwari, kuko umuntu udafasha mugenzi we nta butwari buba bumurimo pe, nta butwari buba bumurimo. Nicyo kintu nababwira cyo, kambabwira ngo mujye mwitondera buri kimwe, cyane cyane ibyo muhura nabyo mu buzima ukabona ni ibintu bibabaje cyangwa ni ibintu bigushimisha, igihe bishobora kugushimisha ariko mugenzi wawe bikamubabaza. Rero tujye tumenya ko buri kimwe cyose dukora gishobora gushimisha bamwe, abandi kikaba cyabababaza. Icyo kintu tujye tugitekerezaho. Nicyo kintu nakubwira cyo, kandi nkubwira ngo my friend, iyi filime yacu ishamikiye ku bintu byinshi cyane, ishamikiye ku rukundo, ishamikiye mu kwihangana, mu bupfura ndetse n'ubutwari. Ibyo bintu byose ndakeka ko niba warayikurikiranye neza ubona ko bikubiyemo kwihangana, ubupfura, ubutwari ndetse n'ubuvandimwe, kuko Alice mw'iyi filime afite umukobwa w'umuvandimwe we, bari mu bintu ubona ko bumvikana neza. Burya mujye mugerageza kumvikana nabo muvukana nabo, nicyo kintu cya mbere nabonye kiba cyiza cyane hagati y'abavandimwe, kumvikana n'umuvandimwe wawe. Ayibaze kugira umuntu aba ari umuvandimwe wawe muri gushihurana every time ati I hate you, ibyo bintu pe nta munyamwuga burimo, kuko Alice yumvikana n'umuvandimwe we, ikindi akagerageza kwihanganira ibibazo anyuramo kandi akanakunda. Umva iyi filime niwe ishamikiyeho Anisene. Abantu benshi bibajije ati ese ubundi ko twagiye tubona filime nyinshi baduhaye The Homeless Girl, tubona umusore w'umukire wigize umukozi wo mu rugo kubera urukundo, ariko se iyi yo ishatse kuba yatwigisha iki? My friend, reka nkubwire, ubundi Anisini ibindi urabyumva, sini ni ukureba, urumva Anisini ni ukutabona, ubwo bishatse ishamikiye kuri Alice ndetse kwisi ubyumva. Abantu benshi mwibazaga ati ese ubundi iyi filime kuba yitwa Anisini bisobanuye iki? Bisobanuye utabona, kutabona mbese niko twabyita. Ariko gusa byo iyi filime yacu irabararikiwe kuba mwayireba. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano, mwibutsa gukanda ku subscribe, mubwira ngo my friend, really appreciate you someone. Shafi mu gahinda kenshi cyane, Alice na Cedric mu rukundo. Reka nkubwire, bavuze ko disability is not inability. Disability is not inability. Bishatse kuvuga ngo ubumuga tubona ubundi biba bisobanuye ikintu kinini cyane, ko ubu bumuga tubona nyine ukabona umuntu inyuma afite ubumuga, jya umenya ko mu mutwe ari umuntu ufite icyo bita iterambere. Ushobora kuba umubona inyuma ukavuga ati uyu muntu ko ari impumyi wenda ntacyo amaze, ariko uwo muntu wita impumyi afite byinshi arusha abantu. Ubona ko ari abantu bari stand for everything, ari abantu bajijutse, nyamara abo bantu wita ko bajijutse nta kintu barusha uwo muntu wita impumyi, ko ari impumyi ni ubumuga afite. Kandi abana n'ubumuga, abantu babana n'ubumuga ariko bakabaho ni benshi cyane, kandi bakabaho mu buzima bushimishije. Nk'ubu Alice twavuga ko abayeho mu buzima bwiza, ariko Cedric abayeho mu buzima bubi. Mwumvishe uburyo ki yamubwiye uburyo abona icyo kurya bigoye, uburyo akorera udufaranga twinyica n'ikize, ariko se kwe cyarenza akaba yamukunda. Ushobora kuvuga ati n'ubugoryi cyangwa niki, ariko icyo bita true love, urukundo nyarwo iteka bahora barutwigisha, haba ababyeyi bacu, haba abantu tubana umunsi kundi, iteka batwigisha kuba twaba mu rukundo nyarwo, ko ari cyo kintu cya mbere twakagombye kuzajya dukora kugira ngo twumve ko turi mu buzima butekanye, kuba twaba muri uru rukundo nyarwo, urukundo rudafite uburyarya, urukundo rudafite kuba twaryaryana ngo twereke abantu ko turimo guseka kandi tubabaye. Uru ni rwo rukundo rwa nyarwo. Murabona ko kuba yaramutabaye Shafi arimo kuba
yamukora ibintu bikomeye cyane, kuba yaragiye agiye kumudetinga akamwangira